akamaro ko guhekenya shikarete ku buzima bwa muntu. Ndabasuje kandi mbaye ikaze kuri M250 TV, ya televiziyo imwe rukumbi ikorera kuri murandasi, ikabagezaho inama zihariye ku buzima. Ikiganiro cyo ni philosophy of life, ikiganiro kigaruka buri munsi aho tubagezaho inama zigiye zitandukanye zadufasha mu buzima. Shikarete cyangwa se chewing gum mu rurimi rw'icyongereza, ushobora kwibaza ko ari ya vuba ahangaha, nyamara yatangiye kuribwa kuva kera cyane mu myaka 600 ishize. Uretse ko itari imeze nk'uko tuyizi ubu ngubu, izubu zongerwamo isukari ndetse n'ibindi byinshi bituma ziryohera. Gusa uburyo ziribwa ni bumwe, zose ni uguhekenya ukamira amacandwe kugeza igihe ishiriyemo uburyohe ukayijugunya. Nubwo akenshi shikarete zikunze kwitirirwa abakiri batoya, ariko burya zigira akamaro ku buzima bwa bose, kandi uko waba ungana kose zakugirira akamaro. Abaho ubwoko butandukanye bwa shikarete, izo tugiye kwibandaho hano ni izitabonekamo isukari, kuko akenshi arizo zitangiza amenyo, kandi zirimo ibizwi nka peppermint cyangwa se ubundi bwoko bwa mint. Ibi ngibi nibyo nakwita nk'ibitanga impumuro nziza mu kanwa. Mu moko rero atandukanye ya za shikarete zibonekamo ibizwi nka mint kandi zitagira isukari, nizo wakwibandaho. Reka noneho turebe akamaro ko guhekenya shikarete ku buzima. Zirwanya impumuro mbi mu kanwa. Indwara yo kunuka mu kanwa izwi nka halitosis mu rurimi rw'icyongereza, kuba wariye ibitunguru cyangwa se tungurusumu cyangwa se wanyoye inzoga, byose bishobora gutuma ugira umwuka mubi mu kanwa. Kuzihekenya rero bifasha mu kurwanya iyi mpumuro mbi. Shikarete zitarimo isukari, ibizwi nka sugar free chewing gum, zifasha guhumuza mu kanwa ndetse no gukesha amenyo binyuze mu gukora amacandwe menshi afasha mu kurwanya bagiteri zishobora gutera iyo mpumuro mbi. Ubutaha niwumva uri kunuka mu kanwa, uzahekenya shikarete izigizwe na mint cyangwa se cinnamon, nizo zizagufasha cyane. Akamaro ka kabiri, zifasha gukomera kugira mu kanwa heza. Nibyo koko wabyumvishe neza, shikarete zifasha guhumuza mu kanwa no gutuma ugira mu kanwa heza. Guhekenya shikarete ni ingenzi cyane mu gutuma mu kanwa kawe hahora hasa neza, kubera ko uko uhekenya niko byongera ikorwa ry'amacandwe, bityo bigafasha kugabanya aside yo mu kanwa ndetse no gukuramo imyanda. Ibi bifasha amenyo gukomera, kuyarinda gucukuka ndetse no kurinda ishinya korohera cyane. Akamaro ka gatatu, zifasha kurinda aside nyinshi mu gifu. Ku bantu bakunda kugira ikibazo cya aside nyinshi mu gifu n'ikirungurira, guhekenya shikarete ni umuti mwiza wo kubirwanya. Uko uhekenya niko byongera ikorwa ry'amacandwe, agafasha nayo kugabanya aside ku buryo bwihuse, kuko ubwayo ni base cyangwa se alkaline agent. Ibi ngibi nyine ni ibishobora kuba byagabanya ikigero cya aside. Niba ukunda kugira ikibazo rero cyo kugaruka kwa aside, ushobora guhekenya shikarete nyuma yo kurya, bikaba byiza uriye izitarimo isukari kandi zitabonekamo mint. Akamaro ka gatanu, zifasha kugabanya ibiro. Ushobora kuba utangiye wibaza ukuntu shikarete zifasha gutakaza ibiro. Uko bigenda rero nta kundi, nuko iyo uhekenya shikarete bishobora kugabanya kugira inzara, bigatuma urya bike. Bifasha kandi kutumva ushaka cyane ibiryo birimo isukari, kubera ko ibyo kurya by'amasukari biri ku mwanya wa mbere mu bitera umubyibuho ukabije ndetse no kongera ibiro muri rusange. Ni byiza rero kurya shikarete zibonekamo ibizwi nka peppermint mu gihe wifuza kugabanya ibiro, kuko zigabanya ubushake bwo kurya cyane kandi zikakurinda gusonza kenshi. Akamaro ka gatandatu, zituma wita cyane ku byo uri gukora. Zongera mbese ibizwi nka concentration. Guhekenya shikarete bifasha kongera kwita cyane ku mirimo uri gukora. Burya kandi zinafasha kwibuka ndetse no gutekereza cyane.
mu gihe ugiye gukora imirimo isaba kongera concentration cyangwa se kwita cyane ku kintu ugiye gukora, guhekenya Shikarete byagufasha kubikora neza cyane. Uko ugenda uhekenya niko amaraso agera ku bwonko yiyongera, ibi ngibi bikongera umwuka mwiza ugera ku bwonko, bityo mugakora cyane, mukibuka vuba kandi mugatekereza vuba cyane. Ubushakashatsi bwasohotse mu kinyamakuru British Journal of Psychology bwagaragaje ko guhekenya Shikarete bishobora kugufasha gukora umurimo neza kandi igihe kirekire, imirimo isaba gutekereza cyane. Ndimo ngana ku musozo, ni byiza kuzirikana ko niba ukunda kuzirya wibanda cyane kuzitabonekamo isukari, kuko isukari yangiza amenyo. Niba uribwa cyane kandi mu majigo mu gihe uhekenya Shikarete, ni byiza ko wazireka ukabanza kumenya impamvu ituma ubabara. Guhekenya Shikarete kandi ntibigomba gukuraho koza amenyo, kuko nabyo ni ingenzi cyane ku buzima bw'amenyo muri rusange. Ayo nguko rero abakunzi ba Shikarete ndetse namwe mutazikundaga cyangwa mukavuga ngo ni iz'abana, namwe mwahera ko muzirya kugira ngo zibafashe muri ibi byose twavuze haruguru. Ikiganiro cyo ni philosophy of life, naho utaha. Stress benshi badafata nk'indwara ishobora guteza akaga gakomeye umubiri. Ndabasuje kandi bahaye ikaze kuri M250 TV nk'ibisanzwe. Ikiganiro cyo ni philosophy of life, ni ikiganiro tubagezaho buri munsi, aho tugenda tugaruka ku nama zigiye zitandukanye zadufasha mu buzima. Uyu munsi rero tugiye kugaruka kuri stress. Njyewe ndi Muhire. Ubusanzwe stress ni ijambo rikoreshwa kenshi kandi na benshi, cyane cyane rero muri iki gihe aho urebye ibintu byose muri rusange byabaye stress. Ibi ngibi rero bisobanuye iki? Muri rusange, ikintu cyose kije utagiteganyije cyangwa se kikaba mu nzira utari witeguye, gituma imikorere isanzwe y'umubiri cyangwa se imitekerereze ihinduka, cyitwa stress. Urebye neza hari ibintu byinshi bishobora kuyitera mu buzima bwa buri munsi, ariko kumenya guhangana nabyo niryo pfundo ryo kubaho wishimye kandi neza. Ubusanzwe stress ziri mu moko abiri. Igice cya mbere ni stress nziza. Mbese ahangaha ni ya stress cyangwa se imihangayiko iterwa n'ibintu byiza mu buzima. Urugero nko kuba ugiye guhura n'umuntu ukunda, gutangira akazi gashya, abitegura kubyara cyangwa se kujya ahantu hashya ndetse n'ibindi. Ibi byose ni bya bintu biba ari byiza mu buzima bwawe, ariko nyine bikagutera udustress. Hanyuma stress mbi ni stress ziterwa n'ibintu bibi mu buzima. Izi nazo rero nizo zikunze kuvugwa cyane, nko guhomba, kwirukanwa mu kazi, kubura amafaranga, kubura uwo wakundaga, kurwara, yewe ndetse no gushwana n'umukunzi wawe. Ibi ngibi ni bya bintu bibi bikubaho mu buzima, hanyuma bikagutera imihangayiko, arizo zizwi nka stress mbi nyine. Stress zose ubusanzwe siko zituruka hanze y'umubiri, kuko hari izituruka mu muntu imbere indani, nk'imitekerereze ye, ibyo yizera cyangwa se ibyo yibuka byarangiye, cyangwa se ibyo atekereza ko bishobora kuba. Ikintu nababwira ni uko stress iri mu bitera indwara nyinshi zitandukanye, zaba indwara zisanzwe z'umubiri zitandura ndetse n'indwara zo mu mutwe zigiye zitandukanye. None bigenda bite kugira ngo umuntu agire stress? Ubusanzwe umubiri ukora ku buryo ufite ubushobozi bwo kwirwanirira ndetse no kwirinda kwangirika. Iyo ubwonko bwawe rero bwumvishe ko ugize ikibazo, hari bya bindi nyine twavuze ari byo twakwita stress, buhita butangira kwitegura intambara ikomeye cyangwa se guhunga. Ibi ngibi bizwi nka fight or flight response. Hanyuma nibwo igice cy'ubwonko kibishinzwe gitangira kurekura imisemburo nk'izwi nka adrenaline, noradrenaline ndetse na cortisol. Ibi ngibi byose rero bikorwa nta ruhare na ruto ubigizemo. Iyo iyi misemburo igeze mu maraso, nibwo utangira kumva umutima uteye cyane vuba vuba, umuvuduko w'amaraso ukazamuka, ugahumeka cyane ndetse ukaba maso cyane. Hanyuma imikaya ikiyegeranya, ubudahangarwa bw'umubiri bukagabanuka ndetse n'igogorwa rikagenda gahoro. Ibi byose ubwonko bubikora bugamije kugufasha kuba wahangana n'ikiguteye stress cyangwa se kuba wagihunga, aribyo bya bindi twise fight or flight.
Muri rusange ibi bigufitiye akamaro gakomeye kuko bikurinda ibibazo bitandukanye washoboraga kuba wahura nabyo mu gihe nta gikozwe. Ikibazo rero gitangira kuza mu gihe uhora muri stress za buri kanya. Iyo uhora ku nkeke umubiri ntuba ugituza, buri kanya uba witeguye intambara cyangwa se guhunga. Ibi rero nibyo biteza ibibazo bikomeye. Reka noneho turebere hamwe ibimenyetso bya stress: kuribwa umutwe, kubabara umugongo bidashira ndetse no kubabara imikaya, umunaniro udashira, kurakazwa n'ubusa ndetse no guhorana umunabi, kuribwa mu gifu, kutagira ubushake bwo kugira icyo ukora, kugabanuka k'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, kwigunga ndetse no guhorana ubwonko bw'ibigiye kuba utazi, kumva waratereranywe cyangwa se ufite byinshi byo gukora utarangiza, harimo gutangira kwanga no kwirinda abantu, harimo kugira ubwoba cyane kandi bihoraho, harimo kwibagirwa cyane ndetse no kutita ku bintu, harimo gutangira kunywa inzoga nyinshi, itabi, kurya cyane ndetse n'ibindi birengeje urugero. Harimo kandi kugira intonganya za buri munsi igihe ufite nk'umuryango cyangwa se abo mubana, harimo gukora ibintu ku rugero rukabije. Urugero, niba ari akazi akaba ari kuhoramo cyane, niba ukunda filime akaba ari zo uhora ureba cyane buri gihe, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ukimara kumva ibi ngibi twavuga ko stress ari indwara yirengagizwa na benshi, nyamara yica ndetse no kurenza izindi nyinshi. Mu gihe ufite kimwe cyangwa byinshi muri ibi bimenyetso rero ni ngombwa gushaka inshuti yagufasha, cyangwa se byaba bikabije cyane ukagana ku muganga w'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, kubera ko aba baganga baba bahari kugira ngo bafashe buri muntu wese ubagannye. Reka noneho turebere hamwe ingaruka zizanwa no guhorana stress. Iyo uhorana stress idashira, mbese uhora ku nkeke, bihindura imikorere y'imyakura n'ubudahangarwa bw'umubiri, bityo indwara zikomeye zigatangira kukwibasira. Zimwe mu ziza vuba twavuga nk'indwara z'umutima. Birumvikana nyine kuko ahangaha amaraso ahorana umuvuduko uri hejuru, kandi nyine twabonye ko umutima uba utera cyane. Harimo kandi kugira ibibazo byo kwiyongera ibiro, gutera cyane k'umutima, kugira ubugumba, gusaza imburagihe, uburemba, diyabete, indwara zibasira ingingo, ububabare buhoraho, umutwe udakira, kudatuza muri wowe, kwigunga ndetse no kwiheba, ndetse yewe no kugira ibyago byo kurwara kanseri. Harimo kandi n'ibibazo bigiye bitandukanye byo mu mutwe nk'indwara z'agahinda gakabije ndetse n'ibindi. None ni gute wahangana na stress? Nubwo ivugwa na benshi, ariko ibimenyetso byayo byirengagizwa n'umubare munini w'abantu. Mu gihe umaze kubona ibimenyetso byayo, ushobora gufata iya mbere mu kuyirwanya. Bumwe mu buryo rero ushobora gukoresha urwanya stress harimo gukora siporo. Siporo ubusanzwe ifasha umubiri ndetse no guhindura imitekerereze. Harimo kandi kwita ku byo urya. Niba wumva ufite stress, ukwiye kurya indyo yuzuye kandi irimo imbuto ukunda, bizagufasha kuyigabanya. Harimo kwirinda inzoga n'itabi. Nubwo benshi bakunda kuzijyamo iyo yabaye nyinshi, biba ari igisubizo cy'umwanya mutoya cyane ku kibazo kinini uba ufite. Uburyo bwiza rero ni ukuzireka cyangwa se ukazigabanya. Harimo kandi kugabanya ibyo wakoraga. Niba wari ufite akazi kenshi, shaka abagufasha cyangwa se yewe bimwe ubyimurira ikindi gihe. Ikindi kintu cyo gukora, kora ibijyanye n'ubushobozi bwawe. Ntugomba kwemerera ibikujeho byose. Ibyo udashoboye saba abandi ubufasha, cyangwa se wemere ko utabishoboye. Ikindi kintu cyo gukora, shaka umwanya wo kuruhuka. Niba ukora cyane cyangwa se utajya ubona umwanya wenyine wo kuruhuka, gerageza uwushake. Ukora ibigushimisha cyangwa se ibindi bikunezeza. Ikindi kintu cyo gukora ni imyitozo yo guhumeka. Hari uburyo bwo guhumeka bufasha gutuza, nko kugabanya stress ibizwi nka meditation. Ikindi kintu cyo gukora ni ukuganira. Niba yakubanye nyinshi, ndavuga stress, kuganira n'inshuti n'abavandimwe byagufasha kugabanya ibiguhangayikishije. Ubundi buryo ni uburyo bwo kuruhuka. Ibi ngibi harimo ibizwi nka massage, meditation nyine nk'uko nabibabwiye, gukora imyitozo ya yoga
ni bumwe mu buryo bufite akamaro gakomeye mu kurinda ndetse no kurwanya stress. Ushobora rero kubyitabaza. Ikintu cya nyuma cyo gukora gikomeye ni ukwegera inzobere. Mu gihe ugerageje uburyo bwose butandukanye bwawe ukabona ntacyo bigufasha, ni ngombwa kwitabaza inzobere. Abaganga bagufasha, aba barimo nk'abazwi nk'aba clinical psychologist ndetse n'abandi bita ku bibazo byo mu mutwe. Ngayo nguko rero ndabibutsa ko ari M250 TV, naho ikiganiro cyo ni philosophy of life.